Ubuzima ni ubuzima, ubuzima bubona rimwe, ubuzima buhabwa rimwe, ubuzima ni nk'umunsi, umunsi ubona rimwe, ibyo ukoze mu munsi ubikora rimwe, ibyo wabonye mu munsi ubibona rimwe, ntibijya bigaruka. Reka umunsi twivugire ku gihe. Umuntu umwe yigeze kuvuga ati, impano ya nyayo umuntu ashobora kuguha ni uwaguha impano y'igihe. Igihe cyagiye ntikigaruka. Niyo mpamvu n'uwo muntu yavuze ati, uramutse ubonye umuntu ukongerera ku gihe wari ufite, ntiwabona icyo umwishyura. Ngaho mbwira nawe, uramutse ubonye ahantu bagurisha igihe, ese wakwishyura angahe? Byashoboka ko ushobora no kwishyura ayo ufite yose. Bityo rero igihe nicyo kintu gifite agaciro kenshi cyane abantu bamwe batajya batekereza. Igihe cyatakaye ntikijya kigaruka, kandi igihe icyo ari cyo cyose ushobora kugikoramo ikintu gikomeye. Isegonda rimwe ry'umunsi rishobora kukwangiriza ubuzima, isegonda rimwe nanone ry'umunsi rishobora kukurokora ubuzima. Abakoresha igihe cyabo nabi akenshi birangira babyicuje. Buriya umukozi ni we wenyine ushobora kugusobanurira igihe, kuko umunota umwe ashobora kuwukoramo ibintu bikaba byamuhindura byinshi. Turi ku isi Imana yadushizeho, turiho ngo dukore tubone ibidutunga, turiho ngo twishime dushimishe imibiri yacu n'imitima yacu, turiho ngo dukore ibyiza bityo tuzasiga isi imeze neza kurusha uko twayisanze. Byaba bibabaje niba utajya ufata umwanya wawe ngo ukore ibintu bigushimisha. Byaba bibabaje niba umwanya wawe wose uwukoresha mu bintu bitagira inyungu. Byaba bibabaje niba igihe cyawe ugitakaza ubishaka. Ni byinshi bagiye bavuga ku gihe. Bamwe ngo igihe ni amafaranga, abandi ngo igihe ni ubuzima. Nibyo koko abo bose ntabwo baba babeshya. Buri gihe ufite igihe uba ufite byose, kuko uba ufite icyatuma nawe uhindura ubuzima bwawe, uba ufite icyatuma nawe wishima. Ufite igihe ni byinshi wakora bigushimishije. Ufite igihe ni byinshi wakora byagira abandi akamaro. Turi hano ku isi ni byinshi dushobora guhitamo, dushobora gukora Imana yadushyiriyeho. Ushobora guhitamo ibyagushimisha, ushobora guhitamo ibyakubabaza, ushobora guhitamo ibyashimisha bagenzi bawe, ushobora guhitamo ibyababaza bagenzi bawe. Ibyo byose biba bishoboka ko twabihitamo. Gusa reka twibaze duti, ese ni ikihe gifite akamaro? Ni ugukora ibinshimisha ku giti cyanjye, cyangwa nkwiriye kureba muri rusange ibyadushimisha njye n'abantu banjye? Nibyo koko byavuzwe ukuri, ntabwo ushobora gushimisha abantu bose, gusa uko bishoboye ushobora kugerageza. Gusa wibuka nanone ko udashobora gushimisha umuntu wowe wiretse. Mbere na mbere ihereho, kora igishoboka cyose kugira ngo ubanze wishime, bityo nuba wishimye nibwo uzashobora no gushimisha abandi. Tugushimiye wowe ukomeje gukurikirana Mushatsi TV. Tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro by'ingeri zose binyura kuri Mushatsi TV. Unadufollowinga ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, hose dukoresha Mushatsi TV. Turabashimiye.